Salamu mwamini. Bitese. Ni sawa. Ahubwo ahantu ugiye se ngo nkujyane. Ahubwo barambwiye kera tukayimena ha amazi. Akajya mu modoka ngo akanya twagiye. Asha. Jam. Ingeze ari imbere bura naringiye menya ariko bondete njya kunyara nk'imuhanga ntacyo tugenda ubwo maya karifuti. Urayita ujya hehe? Kunyara imuhanga ubu nagiye ku kabutika ariko ubu sha ijyango se nayo nshatse no kwihagarika we. Ajya kunyara imuhanga ndabona umukire tuzi. Naho ubundi barambwiye kera tukayimena ha amazi y'imodoka. Ko nanga abantu bw'ikigi. Hoya ahubwo mbwira turayimena gari amazi. Na karifuti washaka tugende mwera karifuti twigendere naho ubundi ibindi byabyo ndabona bitoroshye. Ariko ubu ni imodoka waguze cyangwa ubwo nayo waraguze ntugaseke. Imodoka watsikaye tizima. Natsikaye tizima sibyo birakureba. Ariko niyo byaba bitande ngomba kubikubwira amafaranga yapfushije ubusa gose. Ndagukura mu modoka yanjye. Oya ntacyo tugende nta kibazo tugenda ariko urebye ariko mana mugira yapfubusa. Ariko uranyumvira umuntu ngo mwarifuti ngo tugira yapfubusa. Ahubwo sibi nibice biri kunukaza. Bega ibyotsi. Amafaranga yapfushije ubusa gose mwami. Numva uteye umujinyara. Naho ngandumva harimo n'akaziki. Ngahera sinavuga ngo ni miliyoni. Wayiguze magana ngahe? Wayiguze magana ngahe se byo nibiri kumbaza sha. Ucyangwa ko ruko ngushyizemo ukaba tugiye ikindi uri kubaza n'iki. Oya mfite ikibazo cyuko ubuze ubugira ngo ni barakubeshye ngo ntago inywa ye. Ngo ntago inywa se. Cyangwa tugende mani cyangwa niba ushaka gusigara. Baga imodoka we ngubwo nta kugenda kwawe. Wese imodoka utubabara tongera gufunga fe. Kuko uri muri ayifungo icyotse kikarenda kutwita. Mba mugabo. Bega imodoka. Ahubwo uranyishura kubunywayi. Ngo iki? Oya nuko nanze kugusuzura kubera uri umuturanyi. Naho undi uranyishura ubusi imodoka. Nanjye aranyishyura. Uranyishura gose. Ako shaka kumba mwiyemera. Imodoka ari yanjye ko ari yanjye. Ahubwo se kumudiri gutanga. Ngomba kanyenga shaka imodoka naguze. Yajyanga agenda twiyemera. Nuko yiyemeye ariko imodoka. Aradushyiremo n'abantu ari. Ariko aba bantu zahagaze ukabashyiramo. Ako shaka ubundi ubwo ko nabonye kimwe muri kugenda muvuga mwatunu. Waguze imodoka yo kwirirwa ugenda uha abantu irifuti. Yemwe namwe niba bahera ifuti. Ariko nawe utaguze imodoka. Ngo yaguze imodoka. Utubabare gose nongeye kugenda ufunga ibyo wefere. Ngaha ni muvemo. Ngo iki? Muvemo aho mugiye si mwahageze. Ariko mwamenya. Vamo. Womvemo? Vamo. Nta kibazo. Muvemo. Ntabwo navamo nageze. Sohoka genda vamo. Nta kibazo. Ariko bawitonze kugenda. Aho twavuganye urahangejeje? Vamo. Aho twavuganye urahangejeje? Muma kugeza se kurari ngo hayira ifuti. Rifuti nyine ariko ntago hangejeje. Amafaranga ngiye kwitegera. Ngibyo bintu ndimo koko nkawe. Ubwo urumva koko. Amafaranga ngiye kwitegera. Ubundi gutura n'abantu. Nese wagura imodoka ukagura amafaranga. Aya amafaranga. Ayame ngiye kwitegera. Amafaranga gose ngiye kwitegera. Ubwo suranga sajya he hari. We nayaduhe. Wasubiye mu modoka tukagenda. Ubwo nanjye urayaduha gose amafaranga. Agomba kuyagwa tukagenda. Umunsi mana yanjye. We waje mu modoka. Itira mu modoka wacu. Ogira amagutegura none se umuye mu rugo ngo ugiye kumara ifuti. Aho ngeze simageze. Ayame. Oya urana amafaranga wese ubu nguye mu rugo. Ubundi ko warugiye ntabwo. Abona ubuse ko nangiye kunyara imuhanga urahangejeje. Warumaye ifuti. Rero umaye ahasigaye ndahitegera. Oya wikiri kubango. Nanjye si. Oya nawe uragabanyije. Namereze 40 naho ngaho nigendera. Ayaguye n'umukire tuzi. Ubusa yangaya toha. Naho nagerega yateza n'ubwega.
wangurije nangurije oya nawe vama yaguhe urayama oya va mu nzira nigendera ariko boss oya uzi ubona nge nabyemera ntabwo nabyemera rwose ngiye boss va mu nzira twigendera acyo boss igenda ariko mwami ariko mushuti urambabaje ko utamaye igice cyane wangurije igihumbi mana oya ndagiye ngiye ariko abakire b'uyu munsi yamaye inka bakira kureba nasi imodoka yakitagenda atajyamo cyangwa bireka barugeze Rusizi ariko wese cyo nigi wowe aho biramo ntabwo uhageze ntabwo ndahagera ase wavuye nawe va mu nkunda aho biramo si wagezeyo ndavamo ko mbonye umuhaye amafaranga nanjye wamaye ko wabigogimwe nukuri bose mbabarira niba muyimana aya bose mbabarira mana yanjye mbega umunsi mana yanjye nkizi nyatubona zishyiraga modoka yanjye kugira ngo bigende gute ubu ni utuntu tw'udutindi niko tumera musa ndanyara kirava rwose nkaka ngaka kuba umukire ntabwo byoroshye ubuse nk'umwaka kari kunyaka amafaranga fata ase bose ukumaye magana jana yo ngaye wayahingiye se gahinga kakabona umuheto kagoye kugasa to ndabakize imana ikinza akaga ndongere kuba hari ifutisha ndongere kubashyira mu modoka yawe ndongere mbashyiremo sha ufata umuntu ukamuha ifuti ukamushyira mu modoka yawe akagenda yisebya ayitunganya agira gute ngo imodoka irashyashye ngo iragira gute umuntu umuhera ifuti birangiye muhaye n'amafaranga ngo atege ngo yaragiye kunyara imuhanga ibintu musubizo bizoroha ko kumana nyagasani Yesu we iyo mbimenya nta muntu ndongera kujya mpari ifuti niyo yaba ari umuturanyi niyo byameze gute nta numwe uyu munsi ni mubi umunsi mubi mu minsi baho nabayeho ni iyi ngiyi niwo mubi rwose pe niwo mubi kubundi reka nigende bamugana imodoka nayo shaka nigende